none se no mu bayobozi karugiye kunjyana oya nago wanjyana na batatu akoze ko bya bintu burya noneho abanyeshuri bumva ko umva ngo buri muntu wese ngashaka amafaranga wewe uriya sidansero mbonera reka nzamure muraho dansira we reka da ntago nanyaga rwose oya ntago nabikora narindi mundagira birangira nta kintu mwe mubonye se mwari muri wajyanye kuri icyayi n'amandazi. kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiranye Urubibi TV. Uyu munsi rero nkuko mubibona kuri kamera za Urubibi TV dufite umutumirwa aho tugiye kuganira nawe. Urubibi TV tujya dusura abantu bafite impano zitandukanye. Iyo gahunda rero n'uyu munsi niyo twajemo, ariyo mpamvu twagiye kuri tele gusura umuntu tugiye kurebera hamwe, kandi namwe muri kubona kuri kamera zacu. Reka atangire abibwira, mwakwibwira abadukurikiranye. Murakoze cyane, nitwa Nkundineza Hodari, nkaba ndi umukinnyi w'amatiyatere yo ku Kabuga Nkuru. Yego, ikindi nkaba nyina na sinema. Hodari Nkundineza, ndumva ufite impano zigiye zitandukanye. Rero mu cyatumye tuza kukureba mu minsi ishije twakubonye kuri stade wamamaza, urimo rwose ubona ko uri umunyempano, bituma dushaka nimero zawe. None uyu munsi twageze hano. Hodari, byakira ite kuba twaje kukureba? No kuri kwimana rwose, buriya ntago ari ibintu biba bisanzwe, kubera ko ntago nyine numva ko jewe ndimo ndishimye, yego ntago ari kwishimisha, ariko numva ko nyine ndi gukina biraho. Ariko kuba hari umuntu wabonye agaciro k'ibyo bintu nakoze, Imana ibaho umugisha kuba mwansuye, no kuri ndabashimiye. Yego, murakoze cyane Hodari. Twaje hano rero ugiye kutuganiriza. Abakurikiranye Urubibi TV bafite amatsiko yo kumenya ngo Hodari ni muntu ki, Hodari akora ibiki, nibyo ugiye kutuganiza. Ubundi Hodari, twabonye ufite impano kandi nawe urabyivugiye. Ubundi ni ryari watangiye kwiyumvamo ko waba ufite impano zo gutuma abantu bishima? Ni ukuvuga ngo ubwo nigaga mu mwaka wa 5 segonderi, niho natangiye kwimba ibintu byo gukina, ariko ntabwo najyaga mvuga. Nyiba mu majyepfo ntabwo najyaga mvuga. Noneho naje kwisanga n'ahangaha rero muri Bugesera nyine. Noneho ngiye ku ishuri, nkajya mbona umwarimu ufite amaklabu yo gukina tiyatere, aho nkabona batenga ibintu byo kuvuga kuri yagiye sinabishobora. Ubwo rimwe tutaza gukorera amarushanwa y'amatiyatere mu makarasi hose, ishuri rya mbere zatwara 50,000. Ubwo rero muri ayo mahiganwa noneho nshinga groupe rero turakompeta finali dutwara 50,000. Muri mwe mu bitwara na batatu akoze ko bya bintu burya noneho bishoboka kandi nyamara burabyabyara kandi. Ariko umaze kuya amafaranga yaje kugenda gute? Aho hantu twararwanye, abanyeshuri bumva ko umva ngo buri muntu wese ngashaka amafaranga, buri muntu ashaka amafaranga. Nabatse 50 murabona 40 muragabana mwe twaranga ndatwaranga. Ubwo byarangiye bite? Ukuntu byagenze nyine wa mwarimu twarayamuhaye, daravuga ngo muyazane ngo ngene yabashakemo uniform. Birangira nta kintu mwe mubonye se mwari muri wajyanye? Kuri icyayi n'amandazi. Igihembo cy'umunyeshuri nicyo ngicyo. Hanyuma Hodari, watubwiye ko ufite impano zitandukanye kandi biranagaragara, zirimo gukina amatiyatere, amakomedi. Ariko se buriya umuntu afite impano zirenze imwe, hariya aba afite idomina izindi cyangwa iri hejuru. We ubona mu mpano ufite idomina izindi ari iyi? Imana irusha izindi cyane, ariko byose birajyanirana. Ari urwenya burya no mu matiyatere urumva uba wigisha, ariko nanone unetetayininga abantu. Urumva ntabwo waza ujya uvuga ngo yego ngo ndi umunyamakuru, ukajya uvuga buriya n'umunyamakuru hari ukuntu abyitoza. Natwe iyo dukina n'amatiyatere ugerageza kugira ngo abantu bataba bowadi y'ikintu uri gukora. Yego. Hodari se, nyine twakubonye kuri stade uri mu bantu barimo baha abantu ibyishimo, kugira ngo utoranwe uve mu mudugudu, mu kagari, byanga bikunda ntihabuze abandi bana cyangwa bagenzi bawe bariye. Kuki ari wowe batoranije? Hariya hantu ubundi wahageze ute? Hariya hantu rero byagoranye. Hariya abantu hahoraga imyenge 15 yo mu karere ka Bugesera. Ariko ngo Hodari nyiri umunwa wenyine. Arabati umuntu wakugejeje kuri urumva no birangije, ariko kugira ngo magere byari intambara.
iriya stage yari danje, wasangaga abantu bashyushye mu bwonko bagashyuha bakava ngo noneho buriya twakompetaga inshuro kugira ngo badufate, twakompese inshuro za 15 ku rwego rwa FPR kugira ngo bafite igihangano cyawe kizamamaza. None se niba wenda kugira ngo abadukurikiye babyumve neza, hariya wari uri hari ku rwego rw'akarere buriya? Rwari ku rwego rw'akarere. Hanyuma mu murenge habanje kuba selection cyangwa guhitamo abarusha abandi? Bafashe ibihangano mu mirenge yose 15 bijya gukompeta ku karere. Ibaza mu mirenge 15 wibare abantu dukompete twarimo turahigana bose afite ibihangano by'amatiyatere. Umwe gusa, umwe rukumbi. Ari wende? Ni jewe Hodari. Hodari, wow. Congratulations. Ariko urasakana wakotesheje se? Nuvuga ngo hari akantu uburyo ninjiyemo. Nsenga kandi turawumve. Twaje hano. Okay, twaragiye. Bakunze b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi inkubito mu bahizi byabateguriye umukino witwa Hitamo Neza tubyina intsinzi. Abantu ngo wa barazamuka cyane barabatega. Ariko uzi mazangiro byagenze gute, ndi kuri rubyinira aho hantu sinzi ikintu bara diamond bafashe b'imikara, nagiye kumva numva ijwi ngo numva mwivi ngo gutumenyifasha mikoro gutyo. Ubwo naramanutse gutyo uko nukuri ko Imana da naramanutse ndagwa kuri stage gutya bajye babati ira ni ifoto kandi umuntu ayima arapfa n'umuramba. Byarangiye bitubwo ngo narabaye ati nishakishire mu mwuka ariko bori korwe waje kuzanzamuka. Ubwo naragize nyine ngo nabatindiye nimukurikira umukino. Hahita hakurikiyeho indi gahunda. Ubwo se ni ya mbere bigiyeho. Ubwo ndandara mvaho gake ya gikomando nagera nafite nicara mu stage gutya munsi ndabanza ndataka ko nta muntu ayibonye babonaga none byayimo biraca ku TV screen gutya muri stade. Ariko nari mfuye ariko nta muntu ayibenye. Hodari rero ndumva ufite ibigwi bitari bitoya nubwo utaraba wenda umuhanzi uzwi cyane, ariko urumva mu karere ka Bugesera uri umwe mu ba comedian mu bahanzi bari kuzamuka bazwi. Yego pe gusa hari n'abandi ba mama dukina na Binyamata barahari kabisa rwose. Vuba baraza no kwatangira kubana muri sinema y'umuntu uri gutegura runaka. None se Oda, urwego rw'akarere urasa urwego ruciritse batangiye kuzamuka, ese hari abandi bantu bari bwakuganirize cyangwa baguhamagare cyangwa ngo ubone ko hari uburyo ki kubugeze ku rwego rw'akarere hari icyo urimo ubona bikungura? Mu by'ukuri ntabwo byaba ari ikintu bikungura, ariko ikintu cya mbere da wenda bagenda bakubaha bati ariko uriya muntu buranga afite umunwa ngo kandi ngo umunwa we ngukora neza ngo hari ikintu ngo ujyuma byaheze jaho ko ari ugukorera igihugu. Ariko natwe Rubibi TV urabona ko twakubonye ariyo mpamvu twaje gushaka, urumva se atari imwe mu nyungu? Nabyo ni inyungu cyane. Ugiye kugaragara kuri kamera ku Rubibi TV nabyo ni inyungu? Yego pe ndanabishimira ngira ngo munaza nicyo kintu nande kubashimira. Yego. Ariko na wundi muntu wamagana mwebwe musanga baba yabambere kabisa. Okay, ubwo rero urumva ko turi number 1. Hanyuma turakomeza tuganira, abantu bafite amatsiko ndakeka yo kumenya Hodari ni muntu ki, bafite n'amatsiko ntabwo uratunyurira muri twa tuntu watubwiye uzi turadutegaje mu kanya. Abakurikiranye Rubibi TV Hodari mu kanya aratunyiriza akantu live gato tubone koko za mpano twababwiye, ya mpano twagiye gusura murebe koko twagiye koko bikwiye. Aratunyiriza akantu ashakaga komedi akarore yifuza. Ndabaha tuntu nagiye nyine mu tuntu twinshi. Yego. Ndaza kubahitiramo akantu keza numva nyine nabagera buryo ki nyine mukishima kuko urumva ntabwo umuntu hari abantu benshi baba bari mu kazi, aba mu kazi aba stress. No kino gihugu abantu bari gukora ngo barimo barakora nk'abiyahura. Wageraga bagiye kujya mu ijoro. Okay, Oda rero niwe reka twe gutindira n'abantu, ahubwo ntekeza ko watekereje akantu ugiye kutugezaho abantu bakintataraninga bakaryoherwa n'uyu muhanzi uzamuka yitwa Hodari. Tunyuriza akantu ntari nababwiye iyo ndi gukina amatetere nagomba nitwa Hodari. Yego. Barahinduye urumva nyine uhindura zina. Yego. Rero ndi gukina amatetere banitwa Cyumbati. Cyumbati ese ukoze hasi unyibutse ibuye Cyumbati we. Ibintu ukora ko twumva ari ibintu byiza, ese bigarukira aho ngaho cyangwa ugikoresha imbuga nkoranyambaga?
imbuga nkoranyambaga ndazikoresha zose rwose. yego ibyo uhanga hari ahantu ubishyira Urumva ko bitewe n'ubushobozi bukeya nari narazifunguye ariko nabanje gufungura izishoboka nyine zoroshye. izo ni izihe? Nabanje gufungura TikTok nitwa Hodari Official. Hodari Official. Instagram nitwa Hodari Official. naho? YouTube nayo rero ubu ngubu Nayizite. nayifunguye ni Hodari Official nayifunguye. Hodari Official. Yego. aya Ubu ni Ukurikiranye ibintu bikajya bigenda ya Hodari Hodari. wa muhanzi wo muri Tanzania bati Katoto Hodari Official. Official. Yego. Izo nizo mbuga nkoranyambaga TikTok, YouTube na Facebook yitwa Hodari Official. Hanyuma rero ntago dutinda turagenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu nkuko twari twabimuteguje agiye kudushyiraho akantu live tubone ko Hodari Official tujye no gusura imbuga nkoranyambaga ze twamaze kumenya ngo hari iki tunyurizeho. yewe rwose ariko se ibi bintu bagenda bazana muri akarere kacu k'ubudasa ka Bugesera ndebera ngo amarobine ngo rubakaye ariko mana yanjye ubu se koko njyewe njye gukubwa mburaho mbona robine uramenye da reka ndebe niciye umwanzi umereye nabi ati sujya ngo sinari nkubwe we ni cya kivuzo ndamwekanisha we uriya sidansira mbonera reka nzamure yewe muraho dansira we reka da ntago naryaga rwose oya ntago nabikora nari ndimo ndagira nukuri kwimana rwose urumva ntago nabikora rwose ntago nabikora pe oya rwose oya nase no mu bayobozi karugiye kunjyana oya ntago wanjyana ako dansi koko ntago n'agacupa rega nagura agacupa nukuri kwimana pe. Urakoze cyane Hodari murabona yuko arimo neza urabona ko arimo azamuka neza birimo biraza tumuhaye felicitation rwose courage Hodari mu bikorwa byawe byiza cyane. Nanjye ndabashimiye Urubuto TV kuba mwadusuye. Ni Urubibi TV? Urubibi TV urumva rega urumva ari Urubibi n'Urubuto byose urumva urubuto rujya mu Rubibi. Urumva rwanira n'umuturanyi ariko oya ni mu Rubibi rwawe. Urubibi TV ni Urubibi TV. Yego ndabashimiye Urubibi TV kandi Imana igumye ibagure rwose ndabashimiye no kuri biranejeje nago wakumva by'imizo nago ibona no kumaso akamwenyu umwenyu. Dusoza gira icyo ubwira wenda badukurikiye muri rusange ugira icyo usaba cyangwa babwira kigana kuri Hodari abantu badukurikiye wababwira iki dusoza? Icyo nababwira no nabashishikaza ko bakurikirana ibikorwa byanjye kuko ni byiza kandi biraryoshye birigisha bikanentertaininga. Ikindi habaye hari ushaka kuba yamfasha yabanyuzaho ubutumwa ku mbuga zanyu mwambwira mwebwe muri abavandimwe. Yego turaza no kujya tunyuzaho nimero yawe kugira ngo abagukurikirana bagukeneye babe bakugeraho byoroshye. Yego byaba byiza nyivuza se cyangwa se turaza kwibaha inyuma. Yego nimero yawe wayivuga ntacyo. Baramutse bashaka kuba bamfasha nkatera imbere nk'abandi bahanzi kuko sinema atembera sinzi niba utayibona ariko ntabwo nibaza ko yego ubwo nimero yawe nimero yanjye ubwo rero ni 079 15 yego 42 yego 72 yego 8 utusangaho Hodari. Okay nibaruyeho Imana ibaho umugisha kubagiye kutureba shout out. Hodari wakoze cyane kutwemerera gukorana iki kiganiro turagushimiye kandi namwe mwadukurikiranye kuri kamera za Urubibi TV. Dushimiye rero mwebwe mwese tubana umunsi ku munsi. Urubibi TV turi muri gahunda yo kujya dusura abanyempano bazamuka aho bagiye batuye hatandukanye. Reka tugusabe rero kandi wowe mukunzi wacu winjire mu muryango wacu wa Urubibi TV kandi subscribe, like, share ndetse hasi ujye naduha comment tumenye ngo twongeremo iki tugabanye iki mu biganiro byacu. Mwakoze kudukurikirana. Iyi ni Urubibi TV ngendisha Dinshuti. Ciao ciao.